Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikiranira hafi ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Muri aka kanya tubazaniye inkuru mbi kuri Wazalendo. Ni inkuru y'ibiri kuvugwa ku rupfu rwa Generali Amuri Yakutumba. Uyu ni Generali Otoporo Karame. Biravuga ko rero umurambo we waba werekejwe mu mujyi wa Uvira. Ese ugiye gukorerwayo iki? Iyi nkuru y'uru rupfu ndetse n'icyo umurambo ugiye gukora mu mujyi wa Uvira ndaje tubiramburire hamwe muri iki kiganiro, ntujye kure. Utumvise kandi andi makuru ari kuvuga ko mu Burundi abageze kuri 19 ubu tuvugana baraye batawe muri yombi umunsi umwe. Ese aba bose barazira iki? Dore ko bifitanye isano n'imitwe yitwaje intwaro. Ndaje mbikubwire mu buryo burambuye, ntujye kure. Utumvise kandi andi makuru ari kuvugwa, Gisegeti yamaze kuba yasebera kuri Amerika. Hari igisebo ahuye nacyo bifitanye isano na Amerika. Ese iki gisebo ni ikihe? Ndaje tukirebera hamwe muri iki kiganiro, ntujye kure. Mu buryo bumwe cyangwa se ubundi urashobora kugenda usobanukirwa. Icyo ngusaba nta kindi, ibuka gukanda like ku biganiro byacu, ubika gukora subscribe, reba munsi y'ikiganiro niba utari warakoze subscribe cyangwa se abone, uhita uyikanda ako kanya, wibuke no gufungura akazogera kugira ngo ujye uhora umwe mu bambere bagerwaho n'ibiganiro cyangwa se n'amakuru tubagezaho umunsi ku munsi. Njyewe rero turi kumwe mu kiganiro nitwa Baraka. Munyemerere izi ngingo z'ingenzi tuzihere ku makuru ari kuvugwa ku rupfu rwa Generali Amuri Yakutumba. Uyu ni umujenerali wa Wazalendo, by'umwihariko icyama cyangwa se icyiciro cyangwa se igikundi cya Mai Mai. Yari uwo mujenerali cyangwa se yari umuyobozi w'icyo gikundi cya Mai Mai. Biravuga ko rero yamaze kuba yakitaba Imana. Ni inkuru yakwirakwiriye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ariko akaba n'amakuru dukura ku bantu bavuga ko babonye imodoka bisa naho itwaye umurambo ibivanye i Bujumbura, ndetse kandi ngo bayibonye mu mihanda ya Uvira. Ari nayo mpamvu rero twaje tuvuga ati koko ibi bintu wahasanga ari byo uyu mugabo, bikaba byarangiye kuko n'abari aho biri kubera bari kubyemeza ko baba babonye za Wazalendo ziterura umurambo ziwinjiza mu birindiro bya FARDC mu mujyi wa Uvira, hafi y'ahahoze ikigo cy'abana b'imfubyi cyangwa se ikigo kirerwa n'abamase, cy'abantu barerwa n'abamase ariko b'abana b'imfubyi. Ubwo rero ahangaho hafi aho ngaho hari ibirindiro bya FARDC, niho umurambo w'uyu mujenerali werekejwe nk'uko abaturage bari kubyivugira. Ubwo rero aya makuru ubundi uyu mugabo yabazize iki? Muribuka ibitero bya drone byabereye Poezero, byabereye mu bice bitandukanye muri Minembwe, ngira ngo murabyibuka. Bya bitero rero nibyo byaje gusiga hari ibindi byabereye Rwitsa Nkuku, hari byabereye Mikenke. Ibi bitero rero nibyo byaje gutuma drone yararashe irasa intono ishaka kumuhitana. Bashobora kuba bari bamenye amakuru y'ahantu ari, hanyuma ama ekra cyangwa se fragment z'igisasu cya drone nizo zabashije kumucengera mu bice bitandukanye by'umubiri. Ako kanya bahita bamwihutishiriza mu buvuzi bw'ibanze, barahambira bashaka ko amaraso ataguma kuvirirana, kubera ko babonaga ko atarahora. Ubwo ni aba FARDC, abarundi ndetse kandi n'abafatanya ba FDLR n'abandi Wazalendo n'ubundi basanzwe bafatanya mu rugamba. Barahambira kugira ngo areke kuvirirana. Babonye bikomeye bahita berekeza mu bitaro bikomeye bya Bujumbura. Ibi ni ibitaro bivuga ko biyoborwa n'umugabo witwa General Prime Niyongabo, ari nawe ufite mu biganza cyangwa se ushinzwe ingabo z'abarundi muri rusange. Ni ibitaro biherereye hafi y'ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye. Ahangaha niho yari ari kuvurirwa, ariko bakoze ibishoboka byose barasanasana. Iminsi yari yicumye ugereranije n'iminsi iciyemo, ariko aho bigeze ubu ngubu biravugwa ko byaba byarangiye uyu mugabo yaba yapfuye. Amakuru ingenzi akagaragaza ko uyu mugabo nyuma y'uko yaba yitabye Imana, umurambo we washyikirijwe aba FARDC bari i Bujumbura. Bamwe mu barinda Jacques Purusi, uyu ni guverineri wo ku ruhande rwa Gisegeti ukorera n'ubundi Bujumbura, nibo bawakiriye, hanyuma baguzana mu mujyi wa Uvira, bawushyikiriza Abazalendo bari mu mujyi wa Uvira, cyane cyane abo mu cyama cyangwa se abo mu cyiciro cyangwa se mu gikundi cy'abitwa Mai Mai. Nibo bakiriye uyu murambo, hanyuma bawumanura mu modoka bawerekeza ku birindiro bya FARDC n'ubundi byegereye ikigo cy'abana cyangwa se cyahoze ari cyo cyatangirwamo serivisi z'abana badafite ababyeyi, mba ariko mbyita.
Ubwo rero amakuru y'ingenzi akomeza kuza avugwa kuri uru rupfu, birumvikana icyo yazize ngira ngo ndagisobanuye, ndetse kandi no kuba umurambo werekejwe mu mujyi wa Uvira nabyo sinagenda ntabikomojeho, kuko impamvu werekejwe mu mujyi wa Uvira niho hari abo yayoboraga. Ikindi abazarendo bari bakamejeje bavuga bati natwe turihimura, ariko wenda ubwo babonye umurambo sinzi niba bari buganirizwe, kuko ngo bamaramaje bari kuvuga ngo baraza kwica abaturage ngo bahorere umuyobozi wabo bakundaga cyane yitwaga General Amuri Yakutumba. Kandi uyu mugabo nubwo yari general gutya ari autoproclame ni ipeti umuntu yiha atahawe na leta runaka cyangwa se n'icyama kizwi runaka, bwacya mu gitondo agahita avuga ati ngende general, bitewe n'ubuhangange afite muri quartier, agatoranya abasore, agafunga umuhanda, agakora ibitendo nyine. Leta nayo ikavuga ati general runaka yatwiyunzeho, ubwo ngubwo akabaye general gutyo atarabikoreye imyitozo, ataragiye ku masomo nyine, ugasanga nyine niwe wabyigeneye kuba general. Niyo mpamvu bajya bakunda kongeraho autoproclame, ni peti uba warihaye, ari naryo uyu mugenerali Amuri Yakutumba yari yarihaye, ndetse kandi ari narikoresheje igihe kirekire muri iyi ntambara. Guturuka muri Kivu y'Amajyaruguru kugeza muri Kivu y'Amajyepfo niho yari ari kurwanira, ari naho drone zamurasiye. Yari ari kuvurwa n'ubundi birangiye nabi, birangiye afunze ubukofe mba ariko mbyita, cyangwa se avuyemo umwuka w'abazima. Ubwo rero ayo makuru nayo ari mu makuru ari imbere mu yari gucicikana cyane. Ariko si ibyo gusa, hari n'andi makuru avuga ko mu gihugu cy'u Burundi ubu tuvugana abageze kuri 19 baraye batawe muri yombi. Ese aba bantu bazize iki? Aba bantu batawe muri yombi ngo harimo 6 bo mu gisirikare n'ubundi cya FDNB cya leta y'u Burundi, ariko kandi ikintu ngo barashinjwa ngo kuba basanze mu telefone yabo baherutse gucata cyangwa se kuvugana nabo bita ko ari abo muri Red Tabara. Ni ukuvuga ngo kuba basanze nimero yawe ivuganye n'umuntu ukekwa ko yaba ari muri Red Tabara, yaba yaratorotse, yaba yaraburiwe irengero, yaba yaratwawe n'uruzi, yaba yaraguye muri Tanganyika, bagahita bakeka ko yaba bacikiye muri Red Tabara. Kuba rero basanga waba uheruka kuvugana n'iyo nimero, kabari nubwo nyirayo yaba atakiriho, bahise bakujyana mu Burundi. Icyo kintu kiri kuba bisa naho ubwoba cyangwa se igikuba cyamaze kuba igikuba mu bice bitandukanye, cyane cyane Bujumbura. Ubu tuvugana ari gukorwa ibintu by'imikwabo, uwo bari gukeka wese ko yaba akorana na Red Tabara bari kuhita bamufata. Ndetse kandi biranavuga ko umutekano wakajijwe hafi cyane ku nkengero z'ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye, ari nacyo kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ese kuki iyi panike yabaye muri iki gihugu cy'u Burundi itari isanzwe? Muribuka wa mukobwa twababwiye witwa Pamela, bavuze ko yaturutse muri Canada kandi yaje kwifatanya na basaza be mu kurwanya ubutegetsi bw'abadede, ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Icyo ngicyo cyabaye nko kwatsa umuriro, cyangwa se cyabaye intangiriro yo kugira ngo Burundi butangire bugira amakenga, bagira ubwoba, bavuga bati aba bantu bashaka kudutera turabakizwa n'iki? Niyo mpamvu yo gufata ingamba zitandukanye zirimo gukaza umutekano, gukora imikwabo, ndetse kandi no gucekinga bamwe na bamwe bakekwaho ko bavugana cyangwa se bafitanye imiryango y'abantu babuze batakiri mu gihugu cy'u Burundi. Bamwe banigiriye za Tanzania, abandi bajya za Dubai. Kuba rero uvugana n'umuntu utagihari, bikekwa ko yaba yaragiye muri Red Tabara, bari guhita bagufata byihuse. Hanyuma niba ari pereza batangiza, niba ari kisimbizi ikiriho cyangwa se kigaragara cyo ni ubwoba bwamaze kuba bwaduka. Kandi cyatumye ubwo bwoba buza ni ikintu gifatika, kubera ko niba umwana w'umukobwa avuga ati naje kwifatanya na basaza banjye mu rugamba, umunyamakuru akamubaza ati se ubu ukuri umukobwa uzabishobora? Ati ku rugamba haba imirimo myinshi, nanjye nzakora iyo nshoboye nanga umusanzu wanjye. Urumva ni ikintu kiba kitoroshye ku butegetsi bw'abadede, ku butegetsi bwa Ndayishimiye. Ari nacyo kintu cyaciye igikuba, bavuga ati Red Tabara ya nyayo yaba igihari, cyangwa se niba inakoze iyi video yerekana ko hari abantu bari guturuka iyo za Canada no mu bindi bihugu bitandukanye bikomeye baza kwiyunga na Red Tabara, bisobanuye iki? Biri guhamagarira urundi rubyiruko kujoyininga, kwinjira muri uyu mutwe wa Red Tabara. Bityo rero dushobora kutamenya amakuru yabagiye kusanganira ngo bawinjiremo, ariko basi reka dukumire nabo dukeka ko bashobora kuwinjiramo, abavugana n'aba Red Tabara nabo dukeka ko baba ari aba Red Tabara, bose turaza kuba twabafata. Icyo nibaje ni kimwe rero,
niba ese aba bantu batandatu bivuga ko baba baturuka mu gisirikare cya leta bo ko nabo batawe muri yombi, aba bantu nabo baba bashinjwa gukorana na Red Tabara kandi bagakorana na Red Tabara bari no mu gisirikare cya leta. Ku ruhande rumwe birashoboka, wenda sinabyita gukorana ahubwo nabyita kuvugana, kubera ko gukorana byo ahetse imbunda ya leta ni fomu ya leta n'ibendera rya leta ari kugendera ku mabwiriza ya leta, ubwo gukorana byo aho ngaho biba bimeze nk'aho bipfuyeho gatoya. Igishoboka nuko yagambana akavuga imbaraga leta ifite bitewe n'igice aherereyemo, abayobozi n'ubuhangange, aho intege nke ziri nyine akahabwira Red Tabara. Nicyo yenda gishoboka, icyo nyine gisanzwe kizwi nko kugambana. Naho ibyo gukorana mu gisirikare byo nyine bagafatanya urugamba byo numva ko bidashoboka, kubera ko uwo musirikare ari mu maboko ya FDNB, ari nayo ikorana n'ubundi n'ubutegetsi bw'abadede cyangwa se CNDD FDD, ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Ubwo rero icyitwa Red Tabara cyo cyamaze kwitandukanya n'ubwo butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, ari nacyo giteje impungenge cyanatumye igikuba gicika hafi y'ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye ndetse no mu bindi bice bitandukanye, by'umwihariko ibice bya Bujumbura. Bikomeje kugaragara ko ikibazo cy'impungenge ku mutekano uko Burundi bwaterwa gikomeje guca igikuba, gikomeje kubica bigacika. Si ibyo gusa kandi hari n'andi makuru nababwiyeho mu ntangiriro avuga ko Gisegeti yaba asebeye ku Banyamerika. Ni amakuru aturuka i Kinshasa, biri kuvuga ko Gisegeti rwose yaba yahamagaye Donald Trump akamubwira ati nyabona ba bagabo wabawuje gufata umujyi wa Uvira, icyo gihe barawurekuye, none dore ubu ngubu turi kubona ko benda kongera kuwufata. Gisegeti urumva yabaye nk'aho ari kurega avuga ati nanone barawufashe wa mujyi mwababujije wa Uvira, turabona neza neza benda kuwufata. Ariko amakuru y'ingenzi aturuka Kinshasa twakomeje no kumva abasesenguzi bamwe bavugaho, nabitwa ba Steve Wembe babivuzeho, ariko bameze nk'aho bari kubigorora kubihugura ingingo, berekana ko Gisegeti atasebye, kuko Steve Wembe we avuga ashyigikiye Gisegeti, ashyigikira ubutegetsi bwa Kinshasa. Mu nkuru ze nyine nicyo anandika cyangwa se avuga, ameze nk'aho ari kumudefanda, agaragaza ko atari uguseba, ahubwo Trump ngo yaba ahugiye mu bintu by'intambara za Iran, bityo rero ibintu by'intambara za Kongo ngo atari kubiha umwanya. Niko abasesenguzi b'i Kinshasa bavuze, ariko njyewe nahise mbibona nk'igisebo gikomeye cyane, kubera ko uyu Steve Wembe nubwo yabigororaga, ariko njyewe impamvu nabibonye nk'igisebo, Trump urumva yatabazaga wa mujyi mwababujije wa Uvira, icyo gihe bawuvuyemo, ariko none dore baragiye kongera bawufate. Trump ngo yahise amusubiza ati, yamukubise akantu nakita ko kameze nka rugondihene, aramubwira ati nawe ibyo usabwa kubahiriza bareke bice ibyo bemeye kubahiriza, nawe dore ibyo we usabwa kubahiriza ntabwo wabyubahirije, wasabwaga ko wemera agahenge ukagashyira no mu bikorwa, ntabyo wakoze. Bakomeje kutwereka ko ubatangiza intambara umunsi ku munsi, none nawe uje gutaka ngo ibice barabifasha. Rero wowe ibyo bice nibashake babifate, kubera ko nawe ibyo wemeye ntabwo uri kubikora. Ntabwo dukomeza kubafata ibihano no kubakumira ngo ntibafate ibice kandi twitwa ngo turabahuza batabogamenye. Urumva turimo turasabye Amerika yacu, ahubwo ikintu dukwiye gukora, niba kumvikana bibananiye, twarababwiye ngo wowe mera agahenge ntongere kubashoza intambara, nabo basubira inyuma, bo bakemera bagasubira inyuma, wowe ugakomeza ukabashoza intambara wowe Gisegeti. Ibyo ngibyo niba byarakunaniye, ntutake ntihongere kuntakira rwose, nanjye hari ibyo nibereyemo rwose. Ari nabyo Steve Wembe yashingiye avuga ngo Trump arahuze, niyo mpamvu atari kubyitaho, atari ko nahuguka azabakubita ibinyafu, nyine abwira M23 ngo bazongera bayisubize inyuma, ariko yibwira ati rwose muraruhira ubusa, niyo mwageze Baraka na Karemi. Trump namara guhuguka ngo azababwira musubire inyuma, musubire i Goma na Bukavu. Urumva ko ubusesenguzi nakwita ko bupfuye, kubera ko Trump nawe arebaho inyungu zire. Niba yari yabogamiye Gisegeti, abona ko Gisegeti azamubaha amabuye y'agaciro ari muri Kivu zombi ndetse no muri Katanga, yarangiza akabona amabuye y'agaciro yo muri Kivu zombi ntabwo ari mu biganza bya Gisegeti, ahubwo ari mu biganza by'intare za Sarambwe n'Amadubu, hasigaye amabuye yo muri Katanga, agahita abona hagurutse umutwe. Bivuga ko waba unakorana bya hafi na Alliance Fleuve Congo, nawe witwa Force Katanga pour la Libération, nawe utangiye gukubita FRDC inshuro, utangiye gufata ibice bimwe na bimwe birimo n'ibirombe. Ari kuvuga ati nyamara Gisegeti amabuye yanyemereye ntayazampa, ahubwo ndabona uruhande amabuye arimo ari uruhande rurimo Alliance Fleuve Congo ndetse na twirwaneho mu buryo
bukomeye cyane. Ari nayo mpamvu Trump rero ategereje kuvuga ngo reka mbarebe, itabyaye inyana izabyara ikimasa. Ikindi cyaha gisegeti yakoreye Trump gishobora no kuba cyatumye Trump amwiyomoraho cyangwa se amucutsa imburagihe ariko mbyita, yari yemereye Trump ko azirukana Abashinwa mu birombe byose biherereye muri Kivu y'Amajyaruguru akigenzura gisegeti. Hanyuma kandi yari yababwiye ko uku kwa munani kuzagira Abashinwa bose baragiye. Ubu tuvugana kwa munani kwamaze kugera Abashinwa, kandi baracyahari, baracyacukura mu birombe, kandi Amerika amakuru irayafite. Bityo rero ntabwo yabaye yarabeshye intare za Sarambwe, yenda ibyo ntacyo bitwaye, ngabirenga hajye kubeshya na Leta z'Ubumwe za Amerika, narangiza ngo nibamutabare ngo virira agenga ibiki n'ibiki. Bisa naho neza Amerika yamaze guterana gisegeti, ariko nawe niwe wizize, kubera ko ibyo yemereye impande zombi ari ibyo yemereye Amerika, ari ibyo yemereye M23 mu biganiro byo mu Busuwisi nayo hose ntabyo yashyize mu bikorwa. Ngo rero birumvikana ko ari we wizize uburyo bumwe cyangwa se ubundi. Aya makuru ndetse n'andi yose dushobora kugenda tugeraho, turaza kuba twayakugezaho. Wowe gusa ujye ubana natwe ukibona ikiganiro cyacu, ujye uhita ukandaho kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Niba utari wakanze like, ibuka kuyikanda. Niba utari wakoze subscribe, ibuka kuyikora. Fungura n'akazogera kugira ngo tuze guhura no mu kindi kiganiro turebera hamwe andi makuru agezweho. Njyewe nitwa Baraka, reka nkwifurize kugira amahoro y'Imana.